Yesu ashimwe bene data muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo muri uyu murimo wacu tegura umugeni wa Kristo dukomeje kwiga igitabo cya Daniyeli. Uyu munsi tugeze ku gice cya 12 cy'igitabo cya Daniyeli, ari nacyo cya nyuma. Turashima Imana ko yatubashishije gukomeza kwiga iki gitabo, kandi uyu munsi tukaba tubashije kugisoza. Twigeze kubivuga ko igice cya 10 n'icya 11 n'icya 12 cy'igitabo cya Daniyeli bigize iyerekwa rimwe. Daniyeli igice cya 10 ni nka introduction, ni nk'uburyo bwo kuduteguza cyangwa kudutera amatsiko yo kumenya ibyabaye mu iyerekwa nyakuri muri biriya bice uko ari bitatu. Daniyeli igice cya 11 kiduhishurira ibyabaye muri iryo yerekwa, kikatubwira ibyo Daniyeli yeretswe na bimwe mu bisobanuro marayika yamuhaye. Naho igice cya 12 mu by'ukuri ni nacyo gisoza rero igitabo cya Daniyeli, ni nk'ijambo ry'inyongera ku byari bimaze kuvugwa mu gice cya 10 n'icya 11. Ni nka kwa kundi umuntu akubwira inkuru ariko ugasigara ufite ibibazo byinshi mu mutwe, ukifuza ko yakongera kuguha ibisobanuro birushijeho. Icyo turi burebere hamwe rero muri kano kanya ni ibisobanuro by'inyongera ku byo dusoma mu gice cya 11 cyangwa se mu byo twize mu gice cya Daniyeli, muri Daniyeli igice cya 11, kuko icyo gice kitubwira mu buryo bwa rusange ku byavuzwe muri iryo yerekwa. Igice cya 12 kirongera kikaduha ibisobanuro byimbitse, kikatubwira ku muyobozi uzaduka mu minsi ya nyuma, muri bya bihe bya nyuma, bya bihe by'imperuka, agatoteza abo mu isi yose, ariko ku buryo bw'umwihariko agatoteza ubwoko bw'Abayuda. Reka rero ubu tugiye kwinjira mu gice cya 12, ariko reka tubanze dusenge. Yesu arakwinginga wumva ijwi rye, mwumvire none uyu munsi, abamwiringira bazishima, haguruka umusange. Habwa icyubahiro mwami Yesu Kristo, shimwa mutangabugingo kuko uri umwami w'abami kandi ukaba uri n'Imana. Ni wowe dutegereje kuzaza kwima ingoma kuri iyi si mwami, kandi igihe gikwiriye tukazabana nawe ubuziraherezo mu bwami bwo mu ijuru. Muri kano kanya tuguhaye ikaze muri uyu murimo, muri iki gikorwa, muri izi nyigisho. Mwuka wawe wera aza dusobanurire, aturinde ibirogoya, aturinde ibidusobya, aturinde ibiturangaza, maze dukomeze dutege amatwi ibyo ushaka kutubwirira muri iri jambo ry'umukozi wawe Daniyeli. Ngaho rero ushimwe, ushyirwe hejuru mwami Imana, ushyirwe hejuru kuko uri Imana, kandi icyubahiro cyawe gikomeze kigaragaze mu itorero ryawe none n'iteka ryose. Tugusenze twizeye izina ryawe ryera, amen. Ariwe rero bene data, reka dusome interuro ya mbere yo muri Daniyeli ibice cya 12. Ntabwo dusoma umurongo wose, ahubwo turabanza dusoma interuro ya mbere gusa y'uwo murongo wa mbere wa Daniyeli igice cya 12. Haratubwira ngo, maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye akaba n'umurinzi w'ubwoko bwawe azahagoboka. Hazahaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Uyu murongo wa mbere uratubwira ko muri icyo gihe, ni ukuvuga igihe ibintu bivugwa mu gice cya 12 twize ubushize bizaba birimo kubaho. Muri icyo gihe cyo gutotezwa gukabije kuzaba kurimo gukorerwa ubwoko bwahawe isezerano, aribwo abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Muri kiriya gihe ubwoko bw'Abayuda buzaba bwibasiwe mu buryo bw'indengakamere, bisa nkaho nta muntu n'umwe ufite icyo yabikoraho. Uwiteka azahagurutsa marayika we w'intambara, marayika Mikayeli ni marayika w'intambara w'Uwiteka, kugira ngo arwanye
Satani arwanye ingabo zaba ziri kumwe nawe n'ibyegera bye byose bimugaragiye. Iki gice cy'umurongo wa mbere wa Daniyeli 12 haratubwira ngo bizaba ari igihe cy'amakuba n'imibabaro bitigeze bibaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Kizaba ari igihe cy'amahano n'ibyago bikomeye ku isi, ni bya bihe Yesu yavuze ubwo yigishirizaga ku musozi wa Elayono, icyo bita mu Cyongereza babyita Mount Olive Discourse. Mount Olive Discourse, igihe Yesu yigishiriza ku musozi wa Elayono cyangwa ku musozi w'imizeti. Abasoma Bibiliya mu zindi version, Yesu akoresha amagambo, hariya yakoresheje amagambo asa neza neza n'ayakoreshejwe na Daniyeli. Hano mu gice cya 12 Yesu aragira ati, ndagira ngo dusome cyangwa se tuzarebe muri Matayo 24 igice cya 24 umurongo 21. Yehoyeza avuga ati, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Birasa neza nka biriya tumaze gusoma muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere. Ni igihe cy'amakuba akomeye kizaba cyane cyane cyibasiye abayuda, ku buryo Yeremiya mu gice cye cya 30, Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 7, hari icyo yabivuzeho nawe muri aya magambo agira ati, ndabona buri wese yasuherewe, mbega ishyano, ni umunsi uteye ubwoba, ni umunsi utagira undi bihwanye, ni igihe cy'umubabaro w'abakomoka kuri Yakobo, nyamara bazawurokoka. Umubabaro w'abakomoka kuri Yakobo, times of Jacob's trouble mu Cyongereza niko babivuga. Iki gihe cy'amakuba ya Yakobo kivugwa kizaba ari kibi cyane, bitari ku bayuda gusa, ahubwo no ku isi yose, ariko cyane cyane birumvikana ku bwoko bw'abayuda. Bene data, ndagira ngo mbibutse iki kintu, kubera ko Uwiteka afite icyo yavuze ku bwoko bukomoka kuri Yakobo, ari bwo bwoko bw'abayuda, kubera ko hari isezerano yabasezeranije, kandi iryo sezerano rikaba rigomba gusohora, kandi rikazuzurizwa mu kugaruka k'umwami Yesu Kristo aje gushyiraho ubwami bwe. Ibyo na Satani ubwe arabizi. Ni nayo mpamvu Satani akunze kwibasira ubwoko bw'abayuda, uhereye mu bihe bya Farawo, mu bihe bya Hamani mu Buperesi, igihe cya Esiteri, mu bihe bya Antiyokusi Epifanesi twize ubushize, mu gihe cy'Abaroma mu kinyejana cya mbere ubwo basenyaga urusengero rw'abayuda mu mwaka wa 70 nyuma yo kuvuka kwa Kristo, n'andi makuba yagiye akomeza gukorerwa abayuda mu ntambara z'isi mu bihugu by'i Burayi. Aho hose nta kindi Satani yabaga agamije kitari ugutsemba ubwoko bw'abayuda. Kubera iki? Kubera ko azi ko muri ubwo bwoko bw'abayuda harimo isezerano Imana igomba gusohoreza mu kugaruka kwa Kristo, kandi ubwo bwoko buramutse butakiriho, Satani yumva ko iryo sezerano ritabasha gusohora. Ariko mwongere mwitegereze murebe ko umurongo wa mbere wa Daniyeli ibice 12 usoza uvuga ngo, nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Uko niko Bibiliya yera ibyandika. Uramutse ubisomye muri verisiyo yindi ya Bibiliya yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana, yo haravuga ngo ariko Mikayeli umutware w'abamarayika akaba n'umurinzi w'ubwoko bwawe azahagoboka, nuko buri wese wo mu bwoko bwawe wanditswe mu gitabo cy'Imana azarokoka. Ni umuntu wanditswe mu gitabo cy'Imana, kandi ni umuntu wo mu bwoko, ni abantu bo mu bwoko bwawe. Ubwoko bwa nde? Ubwoko bwa Daniyeli ni ubwoko bw'abayuda. Haleluya, haleluya. Hazabaho igihe cy'umubabaro w'abakomoka kuri Yakobo, ariko Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo izemera ko ubwoko bwayo butsembwaho, kabone n'ubwo aba barwanya bazaba bafite imbaraga zingana gute. Ubwoko bw'Imana bufite isezerano ryo kuzarindwa ku buryo bw'igitangaza. Ibi kandi bihuje n'ibyo Paul yandikiye Abaroma mu gice cya 11, ababwira ko igihe kizagera Abayisiraheli bose bagatabaza Imana bagakizwa. Nta muntu uzaza kubahatira kwatura ibicumuro byabo no kwatura kuba batarigeze bemera ko Yesu Kristo ari we Mesiya ubwo yazaga bwa mbere. Ntabwo bazakoreshwa amayeri cyangwa uburiganya kugira ngo bemere ubwigomeke bwabo bakoze icyo igihe bavugaga ngo Mesiya ni abambwe, ahubwo bazatakambira Imana kubera ko imitima yabo izaba imaze kumeneka, maze bamere
bamere nk'abantu nyine bagize imitima imenetse, bemere ko bacumuye ku mwami wabo, akaba na Mesiya wabo, bamuhindukirire kubera ko bazaba bamaze kubona ko ari byo bikwiriye. Ibyo bizasohoza kandi amagambo yavuzwe kera n'umuhanuzi Zakariya. Zakariya ibice 12 umurongo wa 10 haravuga ngo, n'Uwiteka uvuga ati, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza njyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra bashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Nyuma y'iryo sezerano Imana ifitiye Abayisiraheli ko izabarinda, dusoma ku murongo wa 2 ngo, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Bene data, Bibiliya itwigisha ahantu henshi cyane hatandukanye ko ku munsi w'imperuka hazabaho izuka ry'abapfuye, kandi ntabwo ari izuka ry'abagomba kujya mu ijuru gusa, ahubwo hari n'abazazukira kubaho iteka ryose, ariko bakabaho ahantu bazaba baratandukanijwe n'Imana, bazaba baratandukanijwe n'umwana w'Imana Yesu Kristo, bazaba baratandukanijwe n'Imana ya Mwuka Wera, Imana y'ubutatu. Ni ukuvuga ngo hazabaho izuka ry'abahire cyangwa se abanyamugisha cyangwa bazabana n'Imana, kandi hazabaho n'izuka ry'abo Bibiliya yita, ntabwo ari njyewe ubivuze, abo Bibiliya yita ibivume. Mwumva imbere mwa bivume mwe, kuko ntigeze mbamenya. Ndagira ngo nkubwire mwene data uri kumva ubu butumwa muri aka kanya, yaba wowe, yaba abo bantu bari hafi yawe, mwese, uwabyawe n'umugore wese, na nyuma yo gupfa arakomeza akabaho. Nyuma yo kuva mu mubiri, umuntu arakomeza akabaho. Kandi muri buri muntu wese burya harimo ijwi rimwumvisha ko ubu buzima tubona uyu munsi butarangirana n'uko umuntu yapfuye. Imana yashyize muri buri muntu icyo cyiyumviro ko nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima burenze ubu tubonesha amaso yacu. Urabizi ko muri ibi bihe tugezemo hariho abatishimira kumva ko hariho abazapfa ntibajye kubana n'Imana, ngo byaba ari uguhahamura abantu kubabwira ko uzapfa ataragarukiye Kristo, atarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, ngo kubyo ni ukumuhahamura, ni ukubatera ubwoba, ngo turamutse tuvuze ko abapfuye bose batajya mu ijuru, tuba turimo kuzanaho iterabwoba. Hariho n'indirimbo zishimisha amatwi tujye dukunda kumva, cyane cyane iyo ari mu kiriyo, baririmba ko twese twaremewe kuzajya mu ijuru, ko ariho twese tuzishima iteka. Ariko bene data, naba nteshutse ku nshingano zanjye nk'umuntu wiyemeje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndamutse ntababwiye icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi rivuga ko bamwe bazazukira ubugingo buhoraho kumwe n'Imana, kubahana n'Imana ubuziraherezo, naho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose kumwe na Satani n'ingabo ze. Niko ijambo ry'Imana ribivuga. Niba utabyemera, ni akazi kawe, ni uburenganzira bwawe, ariko you are wrong, uribeshya. Ugomba kumenya ko igihe nzaba nashizemo umwuka, igihe wowe uri kunyumva uzaba washizemo umwuka, hari ahandi hantu umuntu wacu w'imbere azaba agomba kujya, kandi aho hantu tuzajya igihe tuzaba tutagihumeka, igihe tuzaba tumaze guhumeka akuka kacu ka nyuma, ni twebwe tugomba kwitegurira muri iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Ayo ni amagambo ateye ubwoba, ariko ntacyo byaba bimaze kwirengagiza ukuri kuyarimo. Igikwiriye ni ukumenya ko ni ukumenya uko twakwitegura kuzabana n'Imana ubuziraherezo igihe tuzaba twavuye mu mubiri, cyangwa mu yandi magambo, ni gute twazarokoka wa muriro bakomeje kutubwira. Kandi Bibiliya itubwira ko ubundi umuriro si twebwe waremewe. Bibiliya iravuga ngo uwo muriro waremewe Satani n'ingabo ze. Ni gute twazarokoka uwo muriro? Icyo nicyo kibazo tugomba kwibaza uyu munsi.
Bibiliya itubwira ko abantu bose bakoze ibyaha, abantu bose bakoze ibyaha kandi icyaha icyo ari cyo cyose, cyaba kimwe twita gito, tukavuga nk'icyaha cyo kwifuza ikintu cya mugenzi wawe, bitari uko umufitiye ishyari ahubwo ari uko ucyifuje gusa, nanjye wampa iriya modoka nk'iya kanaka. Bibiliya itubwira ko nabyo ubwabyo ari icyaha ngo ntukifuze. Niko Bibiliya ivuga, niko amategeko y'Imana avuga, atubuza kwifuza. Ibyo ngibyo ubwabyo ni icyaha. Cyangwa kutabwiza ukuri mugenzi wawe, kubera ko wenda udashaka ko amenya aho ugiye, ubwo ni uburiganya, ni ukutavugisha ukuri kandi Imana ifata nk'icyaha, ariko Imana itubaraho uburiganya nk'icyaha. Cyangwa se byaba ari bya byaha bikorwa n'abo twita abaruharwa, byaba ari n'ibyo twita udukosa duto, ibyo byose bidutandukanya n'Imana kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma ibice 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Hariho abantu babiri gusa, hariho ahantu habiri nako niko nshaka kuvuga, hari ahantu habiri gusa ibyaha byacu bicirirwa urubanza, kuko Imana igomba guhana ibyaha, iramutse idahana ibyaha ntabwo yaba ari umucamanza w'intabera. Irebye ibyaha ikabyirengagiza ntibihane, icyo gihe Imana ntabwo yaba ari Imana, kandi Imana niba ari juste, niba ari intabera, igomba guhemba abakoze neza, hanyuma ibyaha nabyo ikabihana. Ariko ibyo byaha Imana yateganije ahantu habiri igomba kubihanira. Ahantu hambere Imana yashyizeho ngo tuzahanirwe ibyaha byacu ni ku musaraba wa Yesu Kristo. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wenyine wabaye kuri iyi si, ariko ntiyigera acumura na rimwe. Tubwirwa ko abakuru bo mu Bayuda, abafarisayo n'abasadukayo bahoraga bamurebuza ngo barebe uko bamufatira mu cyaha, ariko birabananira. Nibwo batangiye gushaka ibirego n'ibinyoma, ndetse ngo bamugejeje kwa Pilato, nawe ngo arareba aravuga ati reka da, uyu muntu nta cyaha amusanganye, arakaraba ati nta cyaha amusanganye, amaraso ye ntazambarweho. Yesu Kristo yabambwe ku musaraba bitari kubw'ibicumuro bye bwite, kuko yari intungane 100%, yari Imana akaba n'umuntu, ariko akaba umuntu w'intungane. Ntabwo yabambwe kubw'ibicumuro bye bwite, ahubwo yabambwe kugira ngo yikorere, yishyireho ibicumuro by'abo mu isi bose. Ku musaraba niho ibyaha by'abari mu isi, ababayeho kera, abariho uyu munsi n'abazabaho, ariko bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, niho ibyaha byabo bizacirirwa urubanza. Nk'ibyaha byanjye nzi ko byarangiye gucirwaho urubanza, ari ibyo nakoze ubushize kera, ari ibyo nkora ubu, kubera ko buri munsi turacumura. Niyo udacumura mu byo avuga, acumura mu byo atekereza, n'udacumura mu byo atekereza acumura mu byo yagombaga gukora kandi atakoze. Aho hantu hambere rero niho ibyaha byanjye ku musaraba, niho njyewe, kubera ko nashyize ibyiringiro byanjye muri Yesu Kristo ko ari we wanyikoreye ibyaha kandi akabinyemerera, nkaba ngomba kumukurikira, ibyaha byanjye byaciriwe urubanza ku musaraba. Ndashimira Imana iteka ryose. Ahantu ha kabiri ibyaha by'abo mu isi bizacirirwa urubanza ni muri Gehinomu, mu muriro utazima. Icyo Imana ishaka kugusaba uyu munsi rero mwene data, ni uko wahitamo aho wifuza ko ibyaha byawe bizacirirwa urubanza. Niba wifuza ko ibyaha byawe bicirirwa urubanza ku musaraba, ni ukwaturira ibyaha byawe umwami Yesu Kristo, ukamusaba ko akubabarira, ukemera mu mutima wawe ko yagupfiriye kugira ngo uzagire ubugingo buhoraho, kandi ko muri we, kubera ko yazutse harimo ubugingo, ukamwemerera ko aguturamo, ugahinduka icyaremwe gishya. Ubwo ni bwa buryo bwa mbere navuze, kuko ibyaha byawe uba ubifitiye assurance muri Yesu Kristo. Niba utifuza ko ibyaha byawe byaciriwe urubanza ku musaraba, cyangwa se bizabarwa uko byatangiwe ikiru ku musaraba wa Yesu Kristo, Imana irakubwira uti ubwo urifuza ko uzabijyana muri Gehinomu, uzajyana nabyo muri Gehinomu, kandi niho bizabonera igihano gikwiranye nabyo, kandi nawe uzabonana icyo gihano hamwe nabyo. Ariko Uwiteka Imana ihora ishyize imbere yawe ubugingo cyangwa urupfu. Amahitamo ni ayawe mwene data, amahitamo ni ayanjye, amahitamo ni ayacu. Hitamo umusaraba wa Yesu Kristo, bityo
uraba uhisemo ubugingo buhoraho, bityo uraba wirinze kujyana ibyaha byawe mu muriro kugira ngo abe ariho bicirirwa urubanza. Tugeze ku murongo wa gatatu. Umurongo wa gatatu utanga isezerano ku bakiranutsi, abazi gushishoza. Umurongo wa gatatu, Daniyeli ibice 12, umurongo wa gatatu haratubwira ngo abazi gushishoza bazarabagirana ubwiza nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Mu zindi verisiyo baravuga ngo kandi abanyabwenge bazabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Daniyeli 12 umurongo wa gatatu. Kugira ubushishozi ni iki muri aya magambo? Kugira ubushishozi ni ukugira bwa bwenge butuma twizera, ni ubwenge duhabwa n'ubuntu bw'Imana, ari byo bituzanira gukiranuka, bityo tukazabona kuraga ubwami bw'ijuru. Dukunze kwibwira ko ingororano abera bazahabwa Yesu amaze kugaruka ari ubutunzi n'ibindi bintu n'amazu yo mu ijuru, ari ibintu bifatika, ariko birashoboka ko ibihembo byo mu ijuru atari ibyo tuzabona mu ntoki zacu, ahubwo ibihembo bizaba icyo tuzahinduka cyo. Kuvuga ko abazi gushishoza bazarabagirana ubwiza nk'umucyo bishobora kuba ari imvugo ngereranyo, bishobora kuba ari iyo bita mu gifaransa metaphore cyangwa metaphore mu cyongereza, imvugo idasanzwe. Bivuze ko abakiranutsi bazambika umubiri mushya nyuma y'umuzuko, bazarabagirana nka kwa kundi kwa Mose avuye ku musozi, yavuye ku musozi kubonana n'Imana, akamarayo iminsi 40, hanyuma yamanuka akamanuka arabagirana. Cyangwa se igihe Yesu yari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo ku musozi nabwo, ariko bakarabagirana ku buryo butandukanye bitewe n'imiterere y'ibyo bazaba barakoze. Abantu birashoboka ko abantu bazarabagirana, abakoze byinshi bakarabagirana cyane bagatera ibishashi, abakoze ibyiza bitari byinshi cyane bakarabagirana ariko ntibaragirane nk'abakoze ibikorwa by'intangarugero byo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nubwo bizaba rero ari mu bihe by'amakuba n'imibabaro itarigeze ibaho, Uwiteka ahora yizigamiye abantu bahesha izina ry'icyubahiro uko byaba bimeze kose. Rero bene data, iki ni ikintu cyo kwishimira, kumva ko muri iyi si hatajya habura ibisitaza, dufite amahirwe ariko yo kugira uruhare mu murimo w'Imana. Hari ubwo dushobora kumva intege zacu zitentebutse, tukaba twabwira Imana tuti ibisigaye Mana nawe ubyikorere rwose, Mana twebwe turarushye, cyangwa se ubikoresha abamarayika bawe. Ariko Imana iratubwira iti nimwe nshaka ko mubikora, ni wowe nshaka ko ubikora, ukaba igikoresho cyanjye mu gusohoza umugambi wanjye mfitiye muri iyi si. Nkeneye ko uba umwinginzi ugasengera abatari bamenya ukuri, abatari bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana bagahinduka. Ndifuza ko ushyigikira abakozi bo mu ruzabibu rwanjye, abakozi bavuga ubutumwa, ntibabure ibibatunga n'ibibafasha gukora umurimo wanjye. Cyangwa se mugire ubushizi bw'amanga, mutangaze ibyiza nabakoreye, mumbere abagabo bo kumpamya, kandi niteguye gukorera uzanshakana umwete wese, kumukorera igitangaza akamenya. Nguwo umurage mwiza dufite, kandi uzatuma ubwo umwami wacu azagaruka tuzarabagirana ubwiza nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. Amina. Iyo tugeze ku murongo wa 4 w'igice cya 12, noneho dutangira kubona umwanzuro w'igitabo nyamukuru. Iyo tugeze muri Daniyeli ibice 12 umurongo wa 4, turasoma ngo nuko Daniyeli bumba iki gitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Mu yandi magambo ngo iki gitabo gifungisha ikimenyetso kugira ngo ubutumwa burimo bubikwe neza kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara, ndacyasoma ku murongo wa 4, Daniyeli 12 umurongo wa 4, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzabwira. Ntibisobanutse, ariko umuntu yakwibaza ati none se ko marayika yategetse Daniyeli kudatangaza ibyo amubwiye, kandi uyu munsi tukaba turimo kubisoma mu gitabo cya Daniyeli, Daniyeli ntabwo yumviye marayika?
amfite igitabo marayika asaba Daniyeli kubumba akagifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, ntabwo ari iki ngiki turimo kwiga. Kuko iki gitabo turimo kwiga n'Abayuda mu gihe cya mbere ya Yesu baragisomaga, basomaga igitabo cya Daniyeli ndetse na Yesu Kristo ubwe yakivuzeho ku buryo bugaragara ko iki gitabo kitigeze kiba ubwiru. Igitabo Daniyeli yatege igitabo marayika Gaburiyeli yategetse Daniyeli kugifungisha ikimenyetso akakigira ubwiru, ni ikindi gitabo gifite ibindi bisobanuro bitandukanye n'ibyo dusanga muri igitabo cya Daniyeli. Icyo gitabo ntabwo tugifite nyine kubera ko Uwiteka yasabye ko kigirwa ubwiru kugeza mu gihe cy'imperuka. Ariko rero kubera ko dukunze kugira amatsiko, tukifuza kumenya ibyanditswe mu gitabo cya Daniyeli yasabwe kwandika, bikagaragara noneho birangije ngo andika igitabo, birangije ngo ntugitangaze. Igisubizo turi bukibone muri iki gice turimo kwiga. Umurongo wa kane Daniyeli wongeraho kandi ngo wa kane wongeraho ngo benshi bazajaraza hirya no hino, bazajaraza hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Iyo tugeze mu bintu by'ubuhanuzi tukabona iri jambo ngo benshi bazakora ibi, azagirana isezerano na benshi, benshi bizagenda gutya, iyo rikoreshejwe mu buryo bw'ubuhanuzi burebana n'iminsi ya nyuma, akenshi riba rishaka kuvuga Abayisirayeli muri rusange. Muri ibi bihe turimo, ibihe nise ngo ni Yesu Kristo yize ngo ni times of the Gentile, ibihe by'abanyamahanga. Muri iyi minsi nk'uko mubizi, Abayisirayeli ku bw'umubiri bakomeje kugira uruzerero, ari byo hano hiswe kujarajara hirya no hino mu rwego rwo kuburabuzwa no gutotezwa. Uyu munsi bakaba bari mu gihugu cyabo, mu myaka ikurikiyeho bakaba ari abimukira mu bindi bihugu, bakinjira mu gihugu cyabo bongera basohoka, bashakisha aho babona umutekano kugeza ubwo Kristo azagaruka. N'uyu munsi turimo kwiga iri jambo muri Isirayeli, Abayisirayeli barimo guhuzagurika bibwira ko bashaka umutekano wabo, ariko igihe cy'abanyamahanga, igihe kitararangira kuko Yesu Kristo yabigennye gutyo, bazakomezwa babuzwe umutekano kugeza ubwo Kristo azagaruka, akaba ari bwo bongera kubaho umudendezo mu gihugu basezeranijwe batikanga abashaka kukibameneshamo. Marayika kandi yongeraho ngo ubwenge buzagwira. Ubwenge buvugwa hano ni ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo mu mwuka, kubera ko hari andi mahishurwa azaba yararangiye gutangazwa, yaragiye ahagaragara, kuko tuzi ko nyuma y'igitabo cya Daniyeli habayeho ubundi buhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwakomeje kwandikwa nyuma. Twavuga nk'ibitabo bya Ezira na Nehemiya, ubuhanuzi bwa Hagayi, Zakariya, Maraki, hari kandi n'ibyo Yesu Kristo ubwo yahishuye ubwo yazaga ubwa mbere, kimwe n'ibyanditswe mu bindi bitabo by'isezerano rishya. Ibyo byose hari byinshi byunguye Abayisirayeli ku buryo bw'umwuka, ku buryo bwo kumenya, n'ubwo Isirayeli n'umurwa wayo Yerusalemu byakomeje kuba isibaniro ry'abanyamahanga kugeza na magingo aya, kandi bikaba bizakomeza gutyo kugeza Yesu Kristo agarutse. Iyo tugeze ku murongo wa gatanu wa Daniyeli ibice 12, ntabwo ari marayika Gaburiyeli ukomeza kuvuga, ahubwo noneho Daniyeli ubwe akomeza atubwira ibyo yabonye n'ibyo yabwiwe. Ubu tugiye kugera kuri Daniyeli ibice 12 umurongo wa gatanu. Nuko njyewe Daniyeli nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe muri bo abaza wa mugabo wambaye imyambaro yera wari uhagaze mu kirere hejuru y'uruzi ati, ibyo bintu bitangaje bizarangira ryari? Umurongo wa karindwi. Mbona wa mugabo wambaye imyambaro yera warahagaze hejuru y'amazi, numva arahira ihoraho, ashyira amaboko yombi hejuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara gushegesha imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire.
ibyo narabyumvise ariko sinabisobanukirwa, maze ndabaza nti databuja, ingaruka z'ibyo byose zizaba izihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Twabonye ko uyu wari yambaye imyambaro yera ameze nk'uri kuguruka hejuru y'amazi y'uruzi, twabonye mu bice bibanziriza iki ko ari Yesu Kristo, kubera ko imyambaro igaragaza ubutambyi ariyo yari yambaye. Yari yambaye imyambaro igaragaza ubutambyi, uriya mukandara akenyereye mu gituza w'izahabu, ikanzu yera. Kandi hari abandi bagabo cyangwa abamarayika babiri, umwe ahagaze ku nkombe yo hakurya y'uruzi rwa Tigre, uwundi ahagaze ku nkombe yo hakuno. Ku ruhande rw'inkombe Daniyeli yari ariho, twavuga ko hari marayika Gaburiyeli, ari nawe wakomeje kumugezaho amakuru ku bizaba, naho uwo ku nkombe yo hakurya akaba marayika Mikayeli, ariwe murinzi wa Isirayeli. Maze Daniyeli yumva umwe muri abo bamarayika ari kubaza Yesu ati ibyo bintu bitangaje bizarangira ryari? Ibyo bintu ni ukuvuga igihe cy'imibabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe nyine. Bizamara igihe kingana iki? Bizarangira ryari? Iki ni ikibazo cy'amatsiko umuntu wese wahishurirwa amakuba azaba ku isi, mu isi mu minsi y'imperuka yakwifuza kubaza. Bizabaho ryari? Bizarangira gute? Amaherezo yazaba ayahe? Ndetse n'abigishwa ba Yesu Kristo muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 3, bumvise Yesu akomeje kuri bya bihe biteye ubwoba bizabaho, ku buryo urusengero bari barimo batangarira ruzasenywa. Nabo baramubajije bati ariko mwami, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ibi rero biratwereka ko abamarayika nabo ubwabo batazi ibintu byinshi, nubwo bazi ibintu byinshi ariko ntabwo bazi ibintu byose, kuko Imana niyo yonyine izi byose. Murumva marayika Gaburiyeli nawe arabaza ati ibyo bintu bizagenda gute? Abamarayika nabo hari ibyo bareba bikabatera amatsiko, bakifuza kumenya detaye zabyo, bakifuza kumenya uko bizagenda, cyane cyane ku byerekeye iminsi y'imperuka. Niyo mpamvu iyo turimo gusoma urwandiko rwa mbere rwa Petero ku murongo wa mbere, ku murongo wa 12, hari aho hatubwira ngo ku byerekeye agakiza n'ubuntu bw'Imana uko byagiye bihanurwa n'abahanuzi b'Imana babibwirijwe na Mwuka Wera, ibyo abamarayika bagiye babigirira amatsiko bagashaka kubirungurukamo. Ari marayika uri hakurya y'uruzi, ari na marayika uri hakuno ku ruhande rw'inkombe Daniyeli yari aherereyeho, nta n'umwe arafite igisubizo cy'icyo kibazo. Nicyo gituma wa mugabo wambaye imyenda y'umweru umeze nk'uhagaze ahantu hamwe mu kirere hejuru y'uruzi, twabonye ko ari Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu kwe, niwe watanze igisubizo. Kandi icyo gisubizo yatanze cyongera kuduhishurira ko igitabo cya Daniyeli gifitanye isano ikomeye n'igitabo cye byahishuwe, kuko ngo uwo mugabo wari yambaye imyenda yera ahagaze hejuru y'uruzi yazamuye amaboko yombi hejuru, arahira Imana ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Aya magambo tumaze kumva ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, tuyasanga no mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ahantu habiri mu gitabo cyahishuwe tuhasanga, ariko hamwe muri aho ni ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 14. Kandi duhereye kuri context cyangwa se ibihe ayo magambo yavugiwemo, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bisobanura igihe cy'imyaka 3 n'igice. Igihe bisobanuye umwaka umwe, ibihe ni ukuvuga imyaka 2, ubwo tukaba tugize imyaka 3. Noneho igice cy'igihe ni igice cy'umwaka, bikaba bibaye imyaka 3 n'igice. Ndabyumva ko ibi bisobanuro
hari ushobora kuvuga ati ibyo ni ukugenekereza, ntabwo bisobanutse, ariko hari byibuze ahandi hantu nka harindwi dusanga muri Bibiliya hatubwira kuri iyi myaka itatu n'igice, kandi nabwo hakoresheje ayo magambo, hatubwira kuri iyo myaka itatu n'igice mu gihe igihe kimwe cya kabiri cya ya myaka irindwi yo muri cya gihe cy'amakuba akomeye kizaba kigeze. Yesu yongeyeho ko kurangira kw'icyo gihe cy'imyaka itatu n'igice, ahandi Bibiliya ndetse yo irabisobanura ko ari amezi 42, ufashe imyaka itatu n'igice ugakubana na 12 ubona amezi 42, ahandi ndetse hatubwira iminsi 1260. Ibyo byose bikaba bingana n'imyaka itatu n'igice ukubye umwaka w'Abayuda waba ufite iminsi 360, ntabwo bagiraga umwaka w'imyaka 365 nk'uko tubigira uyu munsi, kuko mu Bayuda babarishaga ukwezi babaraga ukwezi lunaire nk'uku nguku tubona kutubonekera, ukwezi kw'iminsi 28. Kurangira kw'iyo myaka itatu rero kuzahurirana n'uko imbaraga z'abera zizaba zimaze gushegeshwa. Iyo myaka itatu n'igice izajya kurangira ari uko Abayisiraheli bamaze kumeneka no gucishwa bugufi. Mu yandi magambo, ntabwo Abayuda bazaba barimo gutotezwa bikomeye na Antikristo, bazagarukira Mesiya wabo bamwizera bataramara kumeneka umutima, bataramara kumenagurika muri iyo myaka itatu n'igice y'itotezwa. Igihe cy'imyaka itatu n'igice twakivuzeho kenshi mu nyigisho zacu zashize, ubwo twasobanuraga ko iyo myaka ihuye n'igice cya kabiri na kimwe cya kabiri cya ya myaka irindwi isoza ibihe by'abanyamahanga cyangwa se ubutegetsi bwa muntu hano ku isi. Nk'uko twabibonye mu nyigisho zibanza rero, ibyo bihe bizabanzirizwa n'uko ku isi hazima umuyobozi w'umugome, ariko mu ntangiriro akabanza kwigaragaza nk'umuntu mwiza cyane ndetse akagirana amasezerano y'amahoro n'Abayisiraheli, akabemerera kongera kubaka urusengero rw'Uwiteka i Yerusalemu no kongera gutamba ibitambo. Ariko nyuma y'imyaka itatu n'igice, ayo masezerano uwo muyobozi ariwe Antikristo azayasesa, ndetse ahubwo ashyire ikizira kirimbuzi mu rusengero, ikiswe ikizira kirimbuzi mu rusengero, nk'uko twabibonye igihe twigaga Daniyeli ibice 9 ku murongo wa 27, maze atangire atoteze ubwoko bw'Imana mu buryo bw'indengakamere. Muri Daniyeli ibice 7 ku murongo wa 25 haratubwira ngo uwo mwami, ni ukuvuga Antikristo, azavuga ibyo kugomera Imana isumba byose, kandi azarenganya abera b'isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Aya magambo arongera akaboneka muri Daniyeli ibice 7 umurongo wa 25. Ariko nk'uko tubibwirwa mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 6, ngo izo ntore z'Imana Abayisiraheli zizarindwa n'Uwiteka mu buryo bumeze nk'igitangaza. Ibi nibyo Daniyeli hariya tumaze gusoma, Daniyeli ibice 12 umurongo wa 7 hashaka kuvuga ngo namara gushegesha imbaraga z'abera. Iryo totezwa Antikristo azakorera cyane cyane ubwoko bw'Abayuda rizavanaho ubwibone bwabo bazaba bafite, bazamaranye igihe, bazacishwa bugufi cyane, bazacishwa bugufi no kubona barinzwe n'Uwiteka mu buryo bw'igitangaza. Ariko nubwo ibi byabayeho, Daniyeli akabibona akabyerekwa, byaramucanze, byaramushobeye. Yari yibajije niba Abayuda bagiye kuzatsembwa burundu. Niyo mpamvu ku murongo wa 8 Daniyeli aratubwira ati ibyo byose narabyumvise ariko sinabisobanukirwa. Rero mwene data, niba wajyaga ugira ipfunwe cyangwa ukagira kutiyizera kubera ko hariho ibyo ujya usoma muri Bibiliya ntubisobanukirwe, ndagira nkubwire ntabwo uri wenyine, kuko hari ibyanditswe muri Bibiliya bigenewe gusobanuka mu gihe runaka cyangwa gusobanukirwa n'abantu runaka. Niba hari ibyo ujya usoma mwene data, ntuhite ubisobanukirwa rero ntibikaguhangayikishe, kuko urabona na Daniyeli, umukozi w'Imana ukomeye, umukozi w'Imana wajyaga anasobanura ibyananiye abandi bose, nawe hari ibyo yeretswe ariko ntiyasobanukirwa.
ibyo narabyumvise ariko sinabisobanukirwa. Daniyeli ibice 12 umurongo wa 8, maze ndabaza nti databuja, ingaruka z'ibyo byose zizaba izihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Yesu Kristo, uwo niwe wa muntu wari uhagaze hejuru y'amazi, yashubije Daniyeli ati don't worry Daniel, don't worry. Ni nkaho yamubwiye ati ibyo ntabwo bikureba, iki gihe nikigera abo bigenewe bazabyumva, aho mu gihe cy'imperuka nibo bazahabwa gusobanukirwa ibi byose umaze kwandika. Yesu Kristo, wa muntu wari uhagaze hejuru y'amazi rero, hejuru y'uruzi rwa Tigre, yaboneyeho umwanya wo kubwira Daniyeli mu ncamake uko ubuzima bw'abantu buzaba bumeze muri ibyo bihe. Yaramubwiye ati benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, nta n'umwe mu bagizi ba nabi uzabisobanukirwa, ariko abazi gushishoza bo bazabisobanukirwa. Iri jambo ngo benshi iyo rikoreshejwe mu buryo bw'ubuhanuzi twigeze kubibona, riba rivuga Abayisiraheli nk'ishyanga ryihariye. Ni nkaho yavuze ati Abayisiraheli bazacurwa banagurwe n'iryo totezwa, kandi iryo totezwa rizabatera kugarukira Imana, ariko ntabwo rizabuza abari abana bo kurimbuka gukomeza kwinangira no gukomeza mu bugome bwabo. A- Abazi gushishoza bazabisobanukirwa. Ni koko kandi burya umutima utizera, kabone n'ubwo wanyuzwa mu igeragezwa n'itotezwa rimeze gute, kabone n'ubwo wabona ibitangaza bingana gute, ntabwo ushobora gusobanukirwa ukuri Imana itabiguhishuriye. Nicyo gituma Imana izagenda iha intore zayo ubushishozi, ni ukuvuga izagenda iha ubwoko bwayo ukwizera kuzabazanira agakiza. Bibiliya ikunze kugereranya urubanza rw'Imana nko gucishwa mu muriro. Impamvu kandi ni uko iyo umuriro ugeze ku kintu cyoroshye nk'ibyatsi n'ibiti urabitwika bigakongoka, ariko iyo ugeze ku kintu cy'agaciro nk'izahabu n'ifeza, umuriro aho kubitwika ngo bikongoke, ahubwo ubivanamo inkamba, bikanoga, bikarushaho kuba byiza. Reka dusubire gato ku byo Yesu Kristo yabwiye Daniyeli ku murongo wa 4. Dusubiye inyuma ho gato, Daniyeli ibice 2 umurongo wa 4. Yaramubwiye ngo bumba igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Tugize kuvuga tuti niba Daniyeli yari arimo kwandika igitabo, akaba yarategetse kugifungisha ikimenyetso, bikaba ubwiru kugeza mu gihe cy'imperuka, abantu bo mu bihe by'imperuka bazakigezwaho bate? Bazabwirwa n'iki ibyanditswemo? Aha ngaha ndatandukiye, mfashe nka ka paranteze kugira ngo tubyumve. Igisubizo cy'ibyo tugisanga mu Byahishuwe ibice 10, niho tubona umumarayika ukomeye amanuka ava mu ijuru. Ibyahishuwe igice 10 umurongo wa 1, ngo nuko mbona undi mumarayika ukomeye amanuka ava mu ijuru, yari yambaye igicu umwenda, kandi umutwe we uzengurutswe n'umukororombya, mu maso ye harabagirana nk'izuba, naho ibirenge bye byasaga n'inkingi zaka umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbuye, a small book, agatabo gato. Nuko ashinga ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja, naho icy'ibumoso agishinga umusozi. Aherako arangurura ijwi cyane nk'uko intare yivuga. Amaze kurangurura ijwi, inkuba ndwi nazo zirahinda. Umuntu ashobora gufata umwanya ukazasoma hariya hose Daniyeli ibice 10. Hano rero turabona Daniyeli ibice 10 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 11. Rero turahabona isano iri hagati y'Ibyahishuwe ibice 10 n'ibyo twasomye muri Daniyeli ibice 12. Mu Byahishuwe Yohana yavuze ko yabonye marayika ukomeye ava mu ijuru. Uyu marayika ukomeye ni marayika Mikayire, uwo Daniyeli yavuze ko ari we ushinzwe kurinda ubwoko bwa Isirayeli. Ngo icyo gihe muri ibyo bihe by'imperuka, marayika Mikayire azahaguruka azanywe no gutabara ubwoko bw'Uwiteka, buzaba bugeze habi. Marayika Mikayeli rero arahagurutse, kandi agarutse afite agatabo gato mu ntoki. Nta busobanuro dufite bwo kumvikanisha impamvu aka gatabo bakita ngo ni agatabo gato. Birashoboka ko
ari gato ugereranyije n'ingano ya marayika. Ni agatabo kanditswe n'umwana w'umuntu ari we Daniyeli, ariko ubu gafitwe mu ntoki na marayika. Bwa mbere Yesu atanga amagambo ari muri kariya gatabo, noneho akabanza kurahira mu izina ry'Imana ihoraho, avuga igihe ayo makuba n'imibabaro bizamara. None ubu marayika Mikayeli nawe aje arahira indahiro kimwe n'iyo avuga ko cya gihe cy'imyaka 3 n'igice cyasohoye. Ni ukuvuga yaje arahira nk'uko Yesu Kristo yarahiye. Nk'uko mushobora kuba mubitekereza, aka gatabo kari mu ntoki za marayika ni ka kandi gakubiyemo amagambo ya Daniyeli yari yasabwe gufatanisha ikimenyetso akayagira ubwiru. Iyo dusomye igitabo cy'ibyahishuriye Yohana, ibyago dusoma mu bice 11 kugeza ku bice 19, ndavuga igice 11 cya Yohana ibyahishuwe kugeza ku bice 19 by'icyo gitabo, ni bya bindi Uwiteka yari yahishuriye Amfeti, ni bya bindi Uwiteka yari yahishuriye Daniyeli, arabyandika binamutera ubwoba, ariko Daniyeli ntiyabasha kubisobanukirwa. Yasabwe kubyandika gusa, ariko ashatse kubaza detaye zabyo, Yesu aramubwira ati never mind, ibyo byihorere, ntabwo ari wowe bigenewe kubimenya no kubisobanukirwa, bizasobanurirwa abandi, bizasobanurirwa undi mu bihe by'imperuka. Ariko Yohana we yahaye ubwo buhanuzi bwahawe Daniyeli muri kariya gatabo gato, kandi we yemererwa kubutangaza muri biriya bice nigeze kuvuga, ibyahishuwe igice cya 11 kugeza ku cya 19. Ariko nubwo hashize imyaka igera ku bihumbi 2 abyanditse, ibyanditswe muri biriya bice ni bimwe mu buhanuzi bwakomeje gucanganikisha, gushobera abasesenguzi ba Bibiliya. Ariko muri iki kinyejana gishize, muri iyi myaka turimo, Mwuka Wera yagiye yemerera itorero kugenda risobanukirwa buhoro buhoro iby'ubu buhanuzi. Niba rero twebwe turi muri ibi bihe, tukaba dutangiye gusobanukirwa ibyo dusoma mu byahishuwe 11 kugeza kuri 19, kandi abo mu binyejana byashize bo barakomeje kubihuzagurikamo, ibyo biratubwira ko turi muri ya minsi ya nyuma yagenewe gusobanuka, ari nayo minsi y'imperuka. Ikindi umuntu yakwibaza ati, ese ni kuki Uwiteka yasabye marayika kubwira Daniyeli ubuhanuzi, yarangiza akamusaba kubugira ibanga kugeza mu minsi y'imperuka? Ni kuki Uwiteka atategereje ngo ubwo buhanuzi buzasohorwe na Yohana mu gihe gikwiriye, mu gihe cyabwo, atabuhaye Daniyeli ngo abubike? Iki kigamije mu by'ukuri twavuga ko ari ukugaragaza ko ibyo bitabo byombi, igitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe, bifitanye isano kandi ko bivuga ku kintu kimwe, kubera ko hari byinshi mu byo Daniyeli yahanuye byasohoye na mbere yo kuvuka kwa Yesu, noneho kuba ibyo yahanuye bindi bikaba bitarasohora, ariko bikaba byarashimangiwe n'ubuhanuzi buri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyo byongerera imbaraga ibyo Yohana yahanuye, bikanaduha icyizere kirushijeho ko nabyo bizasohora nk'uko ibyo Daniyeli yavuze kandi bifitanye isano n'ibyo Yohana avuga nabyo byasohoye. Bene data, mbere yo gusoza iki gitabo rero cya Daniyeli, mbere yo kugisoza, kitubwira andi magambo y'ubuhanuzi yateye benshi urujijo. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, turasoma ngo, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho igiterashozi kirimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa umuntu uzihangana akageza ku minsi 1335. Wow! Aha hantu Uwiteka arongera agaha Daniyeli ikirangaminsi cyangwa karandiriye. Yaragize ati, kiriya gihe cy'amakuba nikigera hagati na hagati, ni ukuvuga hashize imyaka 3 n'igice, hasigaye indi 3 n'igice, icyo gihe muzakibwirwa n'uko igitambo gihoraho kizakurwaho bagashyiraho igiterashozi kirimbuzi. Icyo gihe nibwo wa mwami w'umugome Antikristo azasesa isezerano azaba yaramaze kugirana na Isirayeli, ni ukuvuga hagati muri ya myaka 7 isoza ibihe by'abanyamahanga, nk'uko tubisoma muri Daniyeli ibice 9. Yesu aratubwira ati, uhereye
iyo myaka 7 igeze hagati, ni ukuvuga hashize imyaka 3 n'igice Antikristo agiranye isezerano n'Abayisiraheli, muzabare imyaka izaba ari iminsi 1290. Aho noneho turibaza tuti ese ko mbere yari iminsi 1260, iyo minsi 30 yiyongera kuri ya yindi 1260 dusanzwe tumenyereye, yisobanura iki? Yesu ati nimubona iminsi 1260 ya nyuma irangiye, ntimuzahagarike kubara cyangwa ngo mwitegure ko umwami ko ngewe ngiye kugaruka, ngo mwitegure ko ubwami bw'imyaka 1000 bugiye guhita butangira, ahubwo kuri iyo minsi 1260 ya nyuma isoza ya myaka 7, muzongereho indi minsi ihwanye n'ukwezi kumwe cyangwa iminsi 30, bityo muzagira iminsi 1290. Birumvikana abahanga mu gusobanura ubuhanuzi bwa Bibiliya ntabwo bumvikana ku bisobanuro by'iyi minsi 30 yongera ku minsi twari tumenyereye 1260, ni ukuvuga imyaka 3 n'igice. Noneho urujijo rundi urundi rujijo Yesu yongeraho kandi ati hahirwa umuntu uzihangana akageza ku minsi 1335. Hari indi minsi 45 yongera kuri ya yindi 30, nayo yari yaje yiyongera kuri ya yindi ihwanye n'imyaka 3 n'igice ya nyuma, ariyo iminsi 1260. Ngomba kuba ndimo kubacanganikisha, ariko ibiri murabisoma muri Bibiliya namwe mubyibazeho. Rero kuba Uwiteka yaragombye kwandikisha iyi mirongo yombi mu buhanuzi bwa Daniyeli, ni uko hari ikintu gikomeye kizaba kirimo gukorwa muri iriya minsi 30 ikurikira biriya bihe by'imibabaro ikabije ya Grande Tribulation. Ariko kandi hakazabaho n'umunezero mwinshi mu minsi 75 icyo gihe cy'imibabaro irangiye, kubera ko aravuga ngo uhereye igitambo gihoraho kizakurirwaho, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho igiterashozi kirimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Kongeraho ngo hahirwa umuntu uzihangana akazageza ku minsi 1335. Ni ukuvuga hari ikintu gikomeye kizaba muri iriya minsi izaza yiyongeraho, aricyo cyatumye Uwiteka abyandikisha. Iriya minsi 75 nakwita y'inzibacyuho hagati y'intambara ya Armageddon no gutangira k'ubwami bw'imyaka 1000, umuntu yashobora kuyisobanura gutya. Ibi ni ibisobanuro umuntu ashobora gutanga, ariko ntabwo ari Bibiliya ibiduha, ko Bibiliya yo irabicecetse. Icyiciro cya mbere cy'iminsi 30 ni iminsi izaba ari ngombwa kugira ngo urusengero ruzaba rwaramaze kubakwa i Yerusalemu, ruzaba kandi rwarahumanijwe na cya kizira kirimbuzi Antikristo azaba yarakizemo, ruzabanza gutunganywa, ruzabanza ruvanwemo igishusho Antikristo azaba yarakizemo, ibitambo bizira azaba yaraturiyemo, kumwe n'ibindi bizira byose bizaba byarakuruwemo na cya kizira kirimbuzi Antikristo azaba yarateretse aho mu rusengero, kugira ngo ingoro y'Uwiteka yongere gutambirwamo ibitambo. Ni ukuvuga rero ko Kristo namara kugaruka hazacaho iminsi 30 yo kubanza gutunganya, kweza no guhumanura urusengero. Noneho hari kandi indi minsi 45 izaza yiyongeraho mbere y'uko ubwami bw'imyaka 1000 butangira, kandi akongeraho ko hahirwa umuntu wese uzamara iminsi 45 izaza yiyongera kuri ya yindi 30 yo kweza urusengero. Kuba abazarangiza iyi minsi bitwa abahiriwe, birasa n'ibitubwira cya gihe umwana w'umuntu Yesu Kristo azateraniriza amahanga yose imbere ye, niko Bibiliya itubwira muri Matayo 25, akabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, Matayo 25. Hejuru y'ibyo kandi isi yose izaba yaranyuze muri bya bihe byose
bigoye. Isi izaba yaranyuze mu bihe by'impanda n'inzabya n'imibabaro, nayo ubwayo izaba ikeneye kubanza gusanwa no gutunganywa, nubwo bizaba bikorwa mu buryo bw'indengakamere, ariko birumvikana ko kugira ngo ibimera bizongere bimere, byongere bitohe, inyoni n'ibindi bisimba n'izindi nyamaswa zose zo mu gasozi byongere gutekana no gutuza, hazabanza gucaho iyo minsi ingana gutyo. Uko byamera kose, tugomba kwibuka ko ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi buzabera kuri iyi si turimo. Nibyo twebwe twemera. Iyi si izavugururwa. Buzabera kuri iyi si, kandi iyi si imaze imyaka ibihumbi bitandatu ituwe n'abantu bacumuye, izaba imaze no kunyura mu myaka 7 iyobowe na Antikristo, kandi noneho no muri ya myaka 3 n'igice na ya nyuma y'amakuba ndengakamere azagwira iyi si, ibyo byose noneho bizaba byarahindanije iyi si by'agahebuzo. Kugira ngo iyi si yongere imere nka paradizo ya mbere rero, ntabwo bizaba mu kanya nk'ako guhumbya, hazabaho igihe cyo gushyingura ibizaba bicyanamye ku gasozi, kumeza ibimera, kuringaniza ahazaba haratenguwe n'ibindi. Nubwo kuzarokokera muri iyi si y'imibabaro mu gihe cy'imyaka 7 ya nyuma bizaba bitoroshye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo arahirwa uzabasha kuyirokorerwamo, ni ukuvuga uzaba atarazamuwe hamwe n'itorero, akanyuzwa mu makuba akomeye ya tribulation, ntakirweho iteka igihe cy'urubanza, kandi agahabwa umunani mu bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Uwo muntu arahirwa noneho nawe. Ariko umurongo wa nyuma w'iki gitabo cya Daniyeli ibice 12 umurongo wa 3 haratubwira ngo, noneho wowe Daniyeli igendere, uzatabaruka utegereze umunsi w'imperuka, nibwo uzazuka uhabwe umunani wawe. Mu buryo bwumvikana, ibyo Daniyeli yari amaze kwerekwa byamubujije amahoro. Birashoboka ko byamuteye kugira ibitekerezo byinshi mu mutima, bituma Yesu ubwo amureba uko ameze aramwibwirira aya magambo yo kumuhumuriza ati, ibi byago byose ntabwo uzabibonesha amaso yawe, ntabwo uzabibona kuko uzaba warasinziriye, ariko igihe nikigera uzazuka kandi ufite umunani ugutegereje mu bwami bwanjye. Uwo ni Yesu Kristo ubivuga. Aya ni amagambo asa nayo Yesu Kristo yabwiye wa mugaragu mwiza uwo dusoma muri Luka ibice 19 ku murongo wa 17, aho ati, nuko mugaragu mwiza, kuko wakiranutse muri bikeya, wakiranutse ku gito cyane, nuko uba umutware w'imisozi 10. Bene data, biranejeje rwose gusozereza kuri iki gitabo cya Daniyeli ku magambo nk'aya. Mu bice bitandukanye by'iki gitabo cya Daniyeli twasomye ko ingoma zinyuranye n'abami b'ibihangange bagiye baduka bagahirima, ingoma zigaha izindi. Twabwiye ibyo Uwiteka azakora muri gahunda yo kuzashyiraho ubwami bwe muri iyi si. Twahishuriye ibyo Antikristo azakora, uko azatoteza abari mu isi, n'uko Uwiteka azatabara ubwoko bwe. Twavuze ibya za ntambara zibera ahatagaragara, nk'aya ntambara hagati y'ikinyabutware cyo mu Buperesi hamwe na marayika Mikayeli. Ibi byose bishobora kutujya mu bitekerezo, maze bikadutera ubwoba, cyangwa bikaduhangayikisha umutima, bikaduhagarika umutima. Ariko icyo tugomba kumenya nta kindi uretse kwikomereza urugendo rwacu rwo gukurikira Yesu Kristo, mu gihe dutegereje kuzahabwa umunani wagenewe abamwiringiye. Yesu Kristo arakubwira mwene data ati, ntiwite ku byo abandi bavuga cyangwa ibyo abakorera mu mwijima muri iyi si yanduye, wowe nkurikira. Ntiwite ku byo ubona biguca intege, komeza ukurikire Yesu Kristo, nta kindi. Amakuba ntazabura kubaho ku isi, amakuba azabaho mu minsi ya nyuma, noneho Yesu Kristo baratubwira ko azanaturinda. Wowe mukurikire. Yesu arahamagara abarushye, wabaruhura uyu munsi, umwikoreze umutwaro wawe, ntazagushora incucu.
Uwiteka Mana ikomeye, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, se w'umwami wacu Yesu Kristo, iryo ni ryo sengesho ryanjye uyu munsi Mana. Nsaba uwo ari we wese wumvise ubutumwa akaba atarigeze ashyira ubugingo bwe mu mwana wawe, ubugingo bubonekerwa mu mwana wawe Yesu Kristo, ndakwinginze Mana Data kugira ngo umusurishe ineza n'ubuntu byawe, agire ubushake n'umwete byo kugushakisha uhereye uyu munsi Mana. Warakoze kubana natwe, warakoze kunshyigikira muri iyi minsi, muri aya mezi tumaze kwiga ku gitabo cya Daniyeli. Mwami, niringiye imbaraga n'ubuntu bwawe kuzambashisha gukomeza mu kindi gitabo tuzakurikizaho. Mwami, imbaraga za Satani, imbaraga z'umwijima ntizatwitambika imbere, ahubwo wowe uzakomeze kudushyigikira kuko niryo sezerano waduhaye Mwami. Ubane n'uwumva ibi byose, ntibibe imigani yo mu gitabo, ahubwo bibe ijwi rihamagarira uwo ari we wese utarakumenya kugukurikira, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Amen. Amagara n'imbabazi ze